by'agaciro gutaramira Imana yacu kuko tuba twarasobanukiwe icyo dukorera. Buriya ni byiza kuza warasobanukiwe uje gukorera Imana. Ishimwe cyane. Tuba tuje gutaramira umuremyi w'isi n'ijuru waturemye akatugirira neza akaduha ubuzima kugira ngo dukomeze tumukorere. Hano rero tuba twaje kugira ngo tubashe kwakira amakuru y'ijuru, tubashe kubwirwa ubwiru bw'ijuru kuko ab'Imana yahisemo, ab'Imana yatoye, abo bose ngo nta kizajya kuba kunore z'Imana itabamenyesheje amakuru. Iyo tuba twaje hano kugira ngo tubashe guhabwa amakuru y'ijuru kugira ngo bidufashe mu rugendo turimo rwo kuzasingira kuzabona icyo Umwami yatugiye. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu dushimira Imana muri iki gitondo abashobojwe bagaca muri iyo mvura bakazinduka bakaza kumva ijambo ry'Imana. Twaje twese kumva ijambo ry'Imana, twinjiye dusanga umushumba arimo arigisha amajambo meza cyane. Umuhamagaro ba Petero bari baragiye ariko baza kugaruka, baje kugaruka bagarutse kubw'umuhamagaro. Umuhamagaro ubasha kutugeza mu bugingo buhoraho. Iyo wemeye umuhamagaro ukawumvira ubasha kugeza aho Imana yaguteguriye. Dushimira Imana rero muri iki gitondo ko yatuzanye ikaturarika ikatuzana ahera hayo ahitira izina ry'Imana. Shimira Imana ko ikomeje kungirana icyizere ko mugenzi wanjye yabivuze. Ni ukuri iyo duhagaze hano nta icyizere Imana yatugiriye kugira ngo tuze tuvuge ubutumwa bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka kugira ngo nitujye kure dufite abavugabutumwa benshi kugira ngo nabo tuze kumva icyo Imana yabashize ku mutima. Uyu munsi turarya kandi ni ukuri turagubwa neza. Imana ishimwe cyane. Reka tujye mu ijambo kugira ngo dufate umwanya tugende muri Matayo ibice 7 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 14. Irembo rifunganye. Ibice 7 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14 handitse ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abanyuramo ni benshi. Kandi abanyuramo ni benshi kandi iryo rembo ni rinini ritwara abantu kurimbuka. Ariko irembo ritunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Irembo rifunganye. Je kubabwira uyu munsi ngo topiki iravuga ngo twihanganire ibyo tunyuramo byose kuko bizatugeza mu bugingo bwo kuzabona Imana. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo hano cyari igihe Yesu yaratambiye ivugabutumwa, atangiye kwigisha abantu ubwami bw'Imana. Yesu yaje kutubera igitambo kugira ngo azatugeze kuzabona Imana. Aza atangiye kwigisha ubwami kugira ngo yigisha abantu ubwami bw'Imana. Abigisha ubwami bw'Imana. Ariko hano dusomye neza turavuga ngo ijambo na irembo rifunganye ngo ni irembo rigari, ngo ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ngo ni rinini. Je kukubwira ngo aho wari uhagaze neza ukorera Imana, ukomeze uhagarara aho ngaho, apana kwicira inzira ngo ugende n'irembo rinini. Komeza uhagarare n'irembo rifunganye.
rizakugeza mu bugingo buhoraho, ubugingo bwo kuzabona Imana. Imana ishimwe cyane. Twinjiye mu ijambo ryiza umushumba arimo arigisha umuhamagaro. Iyo turi mu muhamagaro tunyura muri byinshi bitunaniza. Ibyo byose bitunaniza nibyo rya rembo ritoya tunyuramo rizatugeza mu bugingo buhoraho. Wigira ubwoba rero ngo ni kutarashaka, wigira ubwoba bw'uburwayi. Mama urwaye umutwe umaze imyaka 10, wabivuze hano, ije kukubwira ngo komeza unyure muri iryo rembo rifunganye, ngo iryo rembo rito ngo riraruhishe, ngo ariko uzabona ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Ureke kwicira inzira, ntiwumve ngo wari umukozi w'Imana, gufite amavuta, gufite iki. Abo bose Kristo arimo arabigisha hano. Ijambo ry'Imana rigisha hano muri Matayo riravuga ngo ntukagire ubwoba wirirwa ubaza ngo ejo nzarya iki, ngo ejo nzanywa iki, ngo ejo nzamara iki. Ngo ibyo byose ngo n'abapagani barabishaka. Haleluya. Ibyo byose ngo n'abapagani barabishaka ariko bizarangira no kwifuza kwabo kuri iyi si. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko so wacu wo mu ijuru ari Imana ihoraho, ngo izi ko n'ibyo byose tubikeneye, birabizi ko tubikeneye, ariko ngo nimubanze gushakisha ubwami bw'Imana. Nicyo Yesu yigishaga bene data. Tujye kwihutira gushaka ibintu. Ese aka kanya ibyo bintu ubibonye ukapfuta muri ubugingo buhoraho, byitwa ko wakijijwe, ibyo bintu byari bikumariye. Tujye tuvugisha ukuri. Niyo mpamvu Petero yasobanukiwe neza nk'uko umushumba yatwigishije, ava mu byo yibwiraga, muri bwa butunzi yibwiraga ngo yaragiyemo, amaze kubona ko Kristo apfuye yibagirwa ko ari Imana, aragenda asubira mu byo yararimo. Ariko amaze gusobanukirwa Kristo ari we, ngo yuzura umwuka w'Imana, ngo ajya muri cya cyumba cyo hejuru, yari amaze gusobanukirwa. Duharanire gukorera ubwami bw'Imana, ibindi ni inyongera, ibindi bizagukurikira. N'iryo rembo ritoya riruhishe, iryo ngiryo riri gutera ubwoba, ije kukubwira ngo ibyo ucamo byose, bwaba ari uburwayi, bwaba ari ubukene, bwaba ari urushako, abana barakunaniye, ari ibintu bikugoye muri uru rugendo, ni iryo rembo rito, ariko rije kukumenyesha neza ko uzabona ubugingo buhoraho, ibindi byose bizagukurikira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yabwiye Yeremiya ngo uruziki nduzi inkoni y'uburinzi, kuko ndinda ijambo ryanjye. Haleluya. Icyo Imana yakuvuze uzagisohoza, wigira ubwoba kubyurimo. Haleluya. Icyo Imana yakuvuye, niba uzi ko ufite Imana, komeza ukiranukira Imana yawe, komeza ugire muri iryo rembo, Imana izakugirira neza, kuko Imana yacu ni Imana y'ukuri. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wowe komeza ubwire abantu aho Imana yagukuye mu mwijima, ubabwire umuco usigaye ubamo, ukiranukira Imana yawe, ukomeze unyura muri iryo rembo rifunganye rito, rizakugeza mu bugingo buhoraho. Ntabwo tuzareka kuvuga Imana yacu aho yadukuye. Ndakunda kuvuga ngo Imana yamwereka Diraki, mushumba yigishije avuga ngo yari umukire, ari umutunzi, ari umwirasi. Nanjye nari umwirasi, nateruraga ibyuma, ndi umusore, ntabwo twavuganaga kabiri, nakukubitaga ingumi mu minota 2 ukavuguye hasi. Ndi umwirasi, mba mu mwijima, nzi ngo ni umuntu ukomeye, ariko se waba ukomeye gutuba mu mwijima? Imana ishimwe cyane. Ariko maze gusobanukirwa Yesu aho yamuye mu mwijima azana mu mucyo, yangeje kukubwira ngo guma muri nzira y'Imana, guma mu bwiza bw'Imana, guma mu irembo ritoya Imana ivuze. Reka kwicira inzira, Imana izakugirira neza. Reka kumva amajwi uri murabwirwa n'umwanzi Satani, arimo arakubeshya kugira ngo kuko wabeshe Adamu na Eva, yaramaze kubona ko bamaze
gukoresha ubugingo buhoraho. Satani ntareke gutongora. Aho uri hose komera, ntabwo waje guhambira. Komeza uhagarare niko Imana ishaka. Ukomeze kugana ku Imana, Imana izakugirira neza. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Iki gihe ni cyo kuvuga Imana aho yagutumye. Reka kwicara kubwiza Imana yaguhaye, reka kwicara ku muntu Imana yaguhaye. Genda ubwire umuturanyi wawe, umubwire Yesu ibyo akora, umubwire imbaraga z'Imana. Yesu yabwiye intumwa zamaze kuzigisha ati genda i Yuda n'i Samariya mubwirize ubutumwa bwiza. Heri wawe rero mu Buyuda, nurangiza kubabwiriza Imana niyo ufite ubushake izakubagurutsa nka Pawulo, ugenda ubwirize n'i Samariya. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Komeza rero muhagarare mukiranukire Imana yanyu, Imana izabagirira neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka turangirize muri Yakobo ijambo rijyanye n'iyingiyi. Muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 11 wanditse ngo ibice 5 umurongo wa 11 Yakobo ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe, mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo Umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Imana y'ijuru ifite imbabazi ku bwayo, ifite impuhwe. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Yarabahamagaye kuko ari umubyeyi w'imbabazi, ari Imana ishobora byose, ari Imana ifite impuhwe. Ngo komeza wihangane. Yobu yarihanganye, Imana iramukurira. Iyo urwo rugendo urimo uracamo, iyo nzira ifunganye, komeza uyihanganyiremo. Imana irimo iragucisha ahantu kugira ngo ukomere. Numara gukomera, imbabazi z'Imana zimanuke, impuhwe z'Imana zimanuke, nirangiza ukugirire neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Komera Imana amashyi. Imana imugisha, Imana imugisha. Reka tumutuze mu biganza nanone. Imana imugisha imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikomeze imwagure, kandi Imana ikomeze kumushyigikira muri uru rugendo.